Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, ukibona hakiri kare. Akenshi bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Bakaba bari kukubwira ko ugiye kugira mu gice cy'umuhanda kirimo ibinogo cyangwa ahantu umuhanda umeze nabi, ahantu umuhanda utaringaniye. Bakabikubwira hakiri kare kugira ngo ujye kugera aho hantu warushijeho kwitonda. Murabizi no byapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago, bakabikubwira hakiri kare. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabizga ko ku ruhande kimwe n'ubwaromoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A, metero 1.25, B, santimetero 30, C, santimetero 75, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Hari igihe duhitamo B, santimetero 30, none hano duhisemo A, metero 1.25. Ese uzahitamo A ryari? Uzahitamo B ryari? Niba avuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabizga ko ku ruhande, uzasubiza ko ari metero 1.25. Niba kubwira ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabizga ko ku ruhande, uzahitamo ko azaba ari santimetero 30. Ibyo byose mba bikubwiye hakiri kare kubera ko nzi ko ni ibibazo bababaza. Kugira ngo ugerweho mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ibi binyabiziga: A, ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, ibinyabiziga ndakumirwa. Bino binyabiziga ndakumirwa mubona ko biba bifite itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo bengo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Ibinyabiziga bya polisi y'igihugu nabyo bigira ririya tara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose, ariko nubivuga byonyine za ambulance uzaba uzivukuyemo n'ibindi binyabiziga ndakumirwa. Ariko iyo uvuze ibinyabiziga ndakumirwa byose uba ubikubiyemo. Niyo mpamvu ugomba guhitamo se, ibinyabiziga ndakumirwa. Niyo mpamvu ugomba kuyandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: we buremere a burenga toni imwe, b burenga toni ebyiri, c burenga toni 24, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndizera ko ramusamo d, ndizera ko nibyo ubimenye. Kibazo cya gatanu kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni nuhe muvuduko: a kilometero 50, b kilometero 40, c kilometero 30, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a kilometero 50 mu saha. Hatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri aba ari kilometero 50. None kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Ku mapikipiki aba ari kilometero 80 mu saha. Ibyo byose ni ibibazo bababaza. Impamvu mba bivuze hakiri kare ni ukugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyanditsemo amagambo y'icyongereza avuga ngo stop. Ni mu cyongereza, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Uruhagarara byagenze ute? A guhagarara aho abanyeshuri bambukira, b hagarara akanya gato, c ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni b, hagarara akanya gato. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye urahagarara akanya gato nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kubera ko akenshi aba ari umuhanda muto ugiye gusukira mu muhanda munini. Bikaba ngombwa ko ubanza ugahagarara akanya gato nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, kugira ngo winjire muri uwo muhanda ugiye kwinjiramo ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Murabizi niba umuntu agiye kukwinjirana mu muhanda niwe ugomba kuguha inzira. Rero nawe niba ugiye kwinjirana abantu mu muhanda munini ni wowe ugomba kubaha inzira bakabanza bagatambuka. Rero nubona kiriya cyapa uzahagarara akanya gato. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira: utarengeje ibihe bipimo: a utarengeje metero 50, b utarengeje metero 100, c utarengeje metero 150, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni a utarengeje metero 50. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500 biba bigomba kugabanywamo amatsinda, nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni cortege. Iyo cortege rero ibigomba kuba ifite uburebure butarengeje metero 50 z'uburebure, n'uriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ukaba metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare birekenje mu nsisiro byo bidakurikiza rino tegeko, nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 bigenda ku murongo umwe. Ndizera ko hano uzahita ubikora, n'icyo kibazo niba kikubaza uzahita ugikora babikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki ariko nijoro igihe ijuru rikeye? A metero 200, B metero 250, C metero 300, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Batubwiye ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, kandi ku nzira za gari ya moshi ntabwo bakoresha ibyapa, ahubwo bakoresha amatara yaka urumuri rutukura. N'ikindi kintu ugomba kubimenyaho, zino nzira za gari ya moshi zitwara ubuso bunini. Birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Rero nk'iyo igiye gutambuka haba hariho amatara yaka urumuri rutukura, wasanga ari kwaka yakazima agenda myatsa, ukamenya ko igiye gutambuka. Kandi ikintu isanze mu nzira irakigonga, ukabanza ugahagarara ukareka ikabanza igatambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe nyuma imaze gutambuka. Rero bakoresha amatara, ntabwo bakoresha ibyapa. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibihe binyabiziga? A ibinyabiziga bigendwamo n'abana, B ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa biri kugenda ku ruhande rwawo. Murabizi ibinyabiziga nubwo cyaba giparitse ku muhanda hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi. Ariko bino binyabiziga byombi byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa se biri kwambukiranya umuhanda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Kirangwa n'amabara asati: A ubururu, umweru n'umukara, B umukara, umweru n'umuhondo, C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A ubururu, umweru n'umukara. Murabizi biriya byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Video irahari, ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Abari ishusho ya mpande enye, ubururu, umuzenguruko w'ubururu, umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara. Ndizera ko ramutamo A, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande 3? Ese ni mpande enye cyangwa ni uruziga? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura,
ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Umuhanda uzenguruka. B, igice cy'umuhanda uzenguruka. C, aho banyura bazengurutse. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari hafi cyangwa mu buryo bwa online uri hafi ufite nk'akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uboneka nka saa sita z'ijoro, cyangwa se ukaba uri kure. Turakwigisha mu buryo bwa online, nabwo iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aho banyura bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Bari kukubwira ko ugiye kugera hariya mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Rero baba bari kukumenyesha ko ugiye kuhagera. Ugiye kugera aho banyura bazengurutse, birashoboka ko utaranagerayo ngo ujye kuzengurukayo, bakabikubwira ariko ko ugiye kuhagera. Ariko iyo ari kiriya cyapa gitegeka, iyo kirimo bino birango, ho ubu kibona kihashinze, ho uba ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka. Hari abantu bambwiye ngo mbese biba bitandukaniye. Kiriya gitegeka cyo bari kukubwira ko utegetswe kuhanyura uzengurutse, uba ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka. Ariko kino kiburira cyo bari kukubwira ko ugiye kuhagera. Birashoboka ko urahita ubona n'undi muhanda bitewe n'ahantu uri kujya ushamikiyeho, akaba ari uhita ucamo ariko utagiye kubanza wajya kuzengurukayo. Rero mujye mumenya kubitandukanya. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora yakora iki? Ugeze hariya mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri feruje, usanze ari amatara atatu yaka, amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi atari gukora. Uba ugomba gukora iki we nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B, gutwara neza nta gutinda mu isangano. C, guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. D, gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora n'izo cy'ukuri nta kindi ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikumuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze. Kubera ko henshi hari ahantu hari ibimenyetso bimurika, hakunda kuba hahuriye imihanda ijya mu byerekezo byinshi bitandukanye. Birashoboka ko uzahurira n'ibindi binyabiziga byinshi, rero ugomba kwitondera ibinyabiziga uhasanze. Ikindi ugaca mu isangano n'ubwitonzi kuko ibyo bimenyetso bimurika biba byapfuye. Ndizera ko ramustamo A, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Uhuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Kuvuza ni kugira ngo ayo matungo atambuke. Hariya hari B ni C. C, kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D, kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Akenshi iyo uri kwirinda ibyago ugabanya umuvuduko cyangwa se ugahagarara. Rero mu gihe ubonye uri kugenda mu muhanda ariko hari amatungo menshi bari gushorera n'ubundi ari guca mu muhanda urimo, ugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi kugira ngo ayo matungo ataguteza ibyago. Ibyo byago barimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara abasate: amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B, ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rihishije. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri.
D ay'inyuma basa n'icunga rihishije. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanyeho ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere muzabirebe ku binyabiziga byinshi aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ni systeme iba iri kugukosora, uba ugomba guhitamo rero igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? A ibinyabiziga ndakumirwa, B ibinyabiziga bikora ku mihanda, C ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo babishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko mujya mubibona, wenda agiye gutambuka umuyobozi hano muri Kigali, mujya mubibona bikunda kubaho, kabona wenda haciyeho nk'ikinyabiziga ndakumirwa kikabanza kigaca imbere kugira ngo kikubure nk'inzira. Rero kumva kivugije ihoni, ririya honi rikivuza riba ritandukanye n'ibya bino binyabiziga twe dutwara. Niyo mpamvu ibinyabiziga ndakumirwa na bino bikora ku mihanda byo biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? A nyuma ni amatara abiri atukura, B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma ni amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa se y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rishije cyangwa se itara ndangaburumbarare ry'umuhondo. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'uko ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi cyangwa se ni nijoro. Rero ni kuri bagomba kugaragazwa. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A guhagararwamo umwanya muto gusa, B guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi icyo gice bari kuvuga ni pariking, kiba gishobora guhagararwamo umwanya muto n'umunini bakarekeraho. Ubundi twakagombye guhitamo B.
ariko ano magambo bahise bongeraho ngo ndetse no ku mihanda irombeje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka bise bituma duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo gice kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya noneho barekeye aho urahita ugihitamo kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Inkomane ni ahantu hahuriye imihanda. Kino cyapa kiba gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Atangiza ku binyabiziga binini. B, gabanya umuvuduko uhe inzira abanyamaguru. C, tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. D, tangiza ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Iyo ubonye kino cyapa uba ugomba guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bari kugenda mu muhanda munini ugiye kwinjiramo. Turi mu isangano ahantu hari imihanda, uri mu muhanda muto ugiye kwinjira mu muhanda munini. Uba ugomba guha inzira rero abayobozi b'ibinyabiziga bari mu muhanda munini ugiye kwegera cyangwa se ugiye kwinjiramo. Ndizera ko ramuzamo C, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebira video nagukoreye, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya 19 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abandi: A, abanyamaguru. B, ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe abanyamaguru. Abanyamaguru gusa se? Oya, n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Wari wahisemo A nkuko mpora mbivuga, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso? Ugeze kuri feruje zikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga zapfuye, ariko ukahasanga umukozi ubifitiye ububasha. Ushobora kuhasanga umupolisi cyangwa se ukahasanga umukorerabushake ariko bafite ikibimuranga akaguha kino kimenyetso. Wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukata ibumoso gusa. B, gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C, guhagarara ku murongo guhagarara umwanya muto. D, komeza imbere gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara ku murongo guhagarara umwanya muto. Kubera ko hari ahantu haba huri imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye, yaguhaye kino kimenyetso aba ari kukubwira ko ugomba guhagarara ku murongo guhagararaho umwanya muto. Ubwo hari abandi aba yemerewe, nawe mu gihe gito agahita kureka ugakomeza urugendo rwawe. Yaguha kiriya kimenyetso ukamenya ko ugomba guhita uhagarara ku murongo guhagarara umwanya muto. Ndizera ko ramutamo C, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Tari wahisemo nikiza mu kizamini urakora mu kanya uhite ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini.
kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye. Ese niyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose kode ziri kuboneka, cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo? Ibizamini biri gukorwa buri munsi buri saha. Tugufatire kode nziza aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari hafi cyangwa mu buryo bwa online uboneka amasaha agoranye cyangwa uri kure. Wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibo mugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.